Kadogo. No. Furamido. Rajya seri cyane nawe kugira wenda umenye ko ndi kuguhamagara. Karame boss. Urimo satanisha. Yego naguhamagaye cyangwa uri mu ibyo bikuteye. Nakurebaga. Reka ye. Ukwitse wanyihorera unyumva. Nakwitabye ubwo ni wawe. Nakwirukanye rero. Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Uri kumureba ukamwihorera. Ugakusagasuza. Nakwitabye ubwo we nagwanyumvishije. Okay. Mbese ni gute umuntu abatari bunda kumva. Nagiraga ngo uve mw'ibyo biziki byawe n'ibyo bidobo ubundi wagira uri umusazi. Iyi ni ingofero. Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Iyi niyo nakuye muri expression ubundi. Ariko abuka nakoresheje abakozi benshi. Ariko uyu aranyumije kabisa. Ntabwo turi buke. Wavuze iki? None se urasiga ukinze ibyumba umenye ko ibyo ndi buteka mikoro. Ega Kadogo we ntabwo turakugirira icyizere ngo tukwizere. Ese icyizere urabona navina mwiba nkabyikora nkabigeza mu cyaro. Oya reka ibyo tubivemo. Genda ujye gucana imbabura vuba dore amasaha arageze uko na saa 12 ko zigiye kugera. Genda ufate imbabura bose reka turireremo. Ngewe ndagiye ubucanye imbabura nyine. Reka turireremo. Ujye gucana imbabura ibyo ntabwo tugenda bukwirireho nanjye. Ugomba kukwigisha neza ugafata ubwenge ukamenya ikintu cyaryo cyose. Ese boss ubwenge natigiye mu ishuri ushaka kubona inyigisho. Watetse ntiwatetse. Ngiye nanze ko turi burere. Urimo satanisha. Cyaro baje bavuga ati n'indigo byabuze no kuzwe n'ijoro gusa. Ari mu cyaro Kadogo. Ubundi zina ryawe bagita gute? Ngiye izina ryanjye nitwa Samuel. Samuel rero. Iyo mico mu cyaro yivanemo ntabwo turi mu cyaro aha ngaha. Ikibazo si iyo mico. Ikibazo ko wagihuga si gukinjyanire. Mu cyaro tumenyereye kugenda tudaha ibintu by'ibishyimbo, ibitetse biri hafi umuntu ahaga. Nakubwiye none wakinze. Mine nakubwiye ngo hano Kigali ntabwo dushaka ngo ngo zigende zibwegeke cyangwa se mumere nk'utubwana duto tw'ingurube. Bose ibyo byenda byumva. Kubigo umuntu ataje ararya ariko ni kumibare. Hano ni Kigali. Iyo mibare ko natayibonye. Kigali. Ese boss Kigali abamaze. Turabona twaye. Hano ni Kigali ntago. Hano ni Kigali tu. Hano ni Kigali. Yego ko Kigali we. Tutara renga aho ngaho. Hano ngaho 15. Oya 10. Use yenda ujye guhaha. Bikumva? Akira. Ayo mafaranga rero ugenda uhahemo ibyo kurya uzane hano ngaha uteke. Iki kibazo sigikemutse ubwo ngubwo. Imiti cyumaye mu cyaro. Urimo satanisha. Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Yageze mu cyaro. Wumva ucuramye ariko. Uri muzima urutwe rwawe. Uri n'umugabo yirirwa yambaye ibyo mu mutwe. Iyi ni ingofero naguze muri expression. Ndakubwira ugiye guhaha ukirirwa. Umuntu ndatanje ngo nitiki. Uko sikwa kwari bwa none iminsi ibiri uramara. Bare bose naje kwakaga. Urimo satanisha.
ejo cyangwa se ubwenge bwawe barabuviduye kera. amacengeje mu nitare kuko ntago ibintu byo kwirirwa unuka Kadogo rero ntabwo ushobotse narakwigishije nta kuntu nagira. ingofero yanjye reka amenye ikizasi tunavugana. Okay rero genda uhahe iyi ni tike. Aha, turashize none. Zeni ibipapuro cyawe. Ibi ni ibipapuro. Wewe yamaye narinya afite ku giti cyanjye. Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Narinya afite ngiye Uri ikiwerewe uramane. nibehe ntabwo ko nyikopesheje ngiye hari akwamuturanye nyamwatinguriza bitanu. Nyine ndayigurije nzamwishyura ejo bundi nko kuwopesha. Nose uri kumva Iyi ni tike irangiza iwacu rero zana nayo guhaha. ukwezi ko kutararangiza onsubiza byo kukuzanira igice ku munsi ukorera ngahe umaze iminsi ngahe Gusa icyumweru ntabwo gishize. icyumweru wowe waje ejo ngo icyumweru ataha iwanyu n'amaguru naho I Nyanza n'amaguru. naho ngaho Wende mu burare n'abana bawe yarangizayo. ubwo rero ibintu uri kumva akadege kamaze guhaha imiceri y'i Kigali Nyihaga se wahinga buri. Yamaye uramenye ako kantu ni kabi. Unsiga mu bikorodori muwe. Ziriya ntebe ziri kubona nazirya. Ngo mfungure televiziyo gusa. Yageze muri ubu gusa. Wowe undi ujya uyoza. ugize imana ubonye niyo televiziyo uzi ko twebwe tureba filime tugahita turyama. Aho si iwacu i Nyanza. Niyo cyaba ikijumba ariko nkakibona. Igiki Ikijumba. ikijumba Nkakibona nkamenya ko nakibona. Nkarenzaho amazi. utambwiye amazu Muri zo wakingiranye bene. Ziriya ntebe. yewe muha amafaranga ujye guhaha. Iyi ni itike tubivugane. karebe hano mu gikoni ntibi ibintu ari mu mudeli. Iyi ni itike. Aha, turashize none. Izi fura za benere ebyiri zirangiza mu cyaro ka yewe. Kigali we Yego iki magina zizanye inzira agapaki kose. uzagushiramo ryari Yewe nazanye magi wa numwe. iyi ni magi Magi wa numwe. iyi ni magi Iyi ni magi nyine. handitse guki Iyi magi. Magi. ariko abanyarwanda ariko Kagame ariko uzi ko Kagame agifite abanyarwanda bataratera imbere iyi bayita rendi goridi. Iyi ni magi. Reka abanyarwanda reka twese dutere imbere reka tumenye ibyo ari byo do rendi goridi Magi. Urimo satanisha. rendi goridi Iyi ni magi. rendi goridi ro nanjye rigenda ikuta ariko rendi goridi Magi. uzagenda ubundi se wagiye kugura ubabwira ngo Sobanumye magi. Magi ngiye nizo wa numwe. wagiye ukavuga ngo umuntu ushaka magi Magi. abanyacyaro ariko ntacyo ntagenda ubimenya agateganya Ahubwo turavuga zonyine. nabi hariya nta mufuka w'umuceri uri hariya Umufuka w'umuceri se ndawushyiramo magi nyine se. Yewe amafaranga yose wampaye nakoresheje. aka kantu Yose. aka kantu kaguze ibihumbi icumi nabwo ibihumbi icumi Bambwiye ngo yose nyabaye ngo karori. ahubwo urayansubiza Yaragusubiza. ariko akazakubira Ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukabuha akari hakumira ngabana Ari nazo njyewe. aka ngaka kagura ibihumbi binatanu ntabwo bitanu bigeraho Ukaruriye rero ugaheruka kataruri. urabindushe se kandi ari njyewe ujya kubyihahira
izi magezi wazihe ni njyewe ujya kubyihahira rero kabisa ntukagisha impaka genda wahahirira kubize waba uri papa mbwirira igisaza nkawe ni gute kijya guhaha umunsi umutwe sinzi ibintu bikurimo yewe birirwa wambaye indobo ngo ni ingofero kagende gumye nawe wanera stress genda bakwirira ibisaza by'ubu ngubu ndayarira asigaye ndakiyemeje kabisa iyi ngo ni mara nta n'ikintu kirimo buriya ntakibeshya